igitabo cyera, igitabo gitagatifu, igitabo cy'ibara ry'umukara, igitabo cy'ibara ry'ubururu, igitabo cy'ibara ry'umutuku, igitabo gifite amabara menshi, igitabo cy'impapuro z'umweru n'inyuguti z'umukara, igitabo kiri mu ndimi nyinshi. Mbahaye ikaze mu kiganiro Isoko y'Ibyanditswe gitambuka kuri Nini TV buri cyumweru, muri kumwe na Engineer Juventus. Muri iki kiganiro turifashisha urubuga www.wikipedia.org ndetse n'inyandiko nk'iya Pierre Gilbert yakuwe mu gitabo Etide cyo mu kwa 11/2005 kuri page yacyo ya 497 kugeza kuri 508, ndetse inyandiko ya Lockcott yo mu kwa 4/2009 hamwe n'izindi nyandiko harimo amasomo yo muri Bibiliya turaza kwifashisha. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko Bibiliya ikomoka mu Giheburayo n'Abagiriki ba kera. Bibiliya y'Igiheburayo Tanakh ikaba yarigizwe n'ibice bitatu bikurikira. Icya mbere, Torah ariyo amategeko. Icya kabiri, Nevim abahanuzi. Icya gatatu, Ketuvim ibyanditswe. Naho Bibiliya y'Abagiriki ikaba yari yarigizwe n'ibice 4 aribyo Pentecote, ibitabo by'amateka, Hagiography n'abahanuzi. Bivugwa ko ibice bitatu bya Bibiliya y'Igiheburayo Tanakh byakoreshejwe cyane cyane mu bihe bitandukanye, aribyo Torah yakoreshejwe mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu, Nevim yakoreshejwe mu kinyejana cya 4 mbere ya Yesu, Ketuvim yakoreshejwe mu kinyejana cya mbere ya Yesu. Naho Isezerano rishya ryo ryanditswe hagati y'ikinyejana cya mbere no mu ntangiriro z'ikinyejana cya kabiri, ariko inyandiko zacyo zatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 3 n'icya 4 nyuma ya Yesu. Ese ubudahangarwa Bibiliya ifite ibukura he? Vuga ko impamvu yatumye Bibiliya iba igitabo cyamenyekanye cyane ndetse kikamamara ku isi ari uko ngo yabashije guhindurwa mu ndimi nyinshi. Gusa abandi bavuga ko icyatumye Bibiliya iba igitabo gikomeye kandi gifite ubudahangarwa ku isi ari uko yaje guhuzwa n'amafaranga. Money, argent, denier, pesa, cher. Aha, uwigishaga wese byabaye ngombwa ko abihemberwa, maze abantu benshi birunumura gushaka iyo mafaranga. Ariko by'umwihariko muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ngo ikaba yarifashishijwe cyane cyane n'abakoloni b'uruhu rwera mu gukwirakwiza umuco n'ubuhangange by'ubutegetsi by'ibihugu byari byarabatuye. Ibi bitandukanye n'ibyo ariko ni uko ku banditsi bamwe ngo Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana, bityo akaba ariyo mpamvu gifite ubudahangarwa no gukomera mu bantu benshi ndetse no mu ndimi nyinshi zo ku isi. Ese koko Bibiliya yahumetswe n'Imana cyangwa ni ikusanyirizo ry'imigani, ibitekerezo n'ibisigo by'abasizi ba kera? Muri iki kiganiro tuzarebera hamwe ubusesenguzi bwagiye bukorwa n'abantu batandukanye, ndetse tuzanibanda ku byigisho byatanzwe n'abize filozofiya, teolojiya ndetse n'ibitekerezo biri muri Bibiliya ubwayo, kugira ngo dusesengure turebe ukuri nyakuri kwihishe inyuma y'inyuguti z'umukara tubona ku mpapuro z'umweru ni ukuhe. Murakoze, mwari kumwe na Engineer Juventus. Ntiwibagirwe like, comment na subscribe kuri Nini TV. Ciao ciao.